Yesu ashimwe cyane bakundwa b'Imana isumba byose. Mwaramukanye Imana ndetse mwirigwanye nayo bitewe n'aho umuntu ari hose. Imana y'amahoro bagirire neza. Ni mwene so Pastor Kamanzi Alain ugiye kubasangiza incamake y'igitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi kigira ibice 4. Muri ibyo bice 4 hakubiyemo ibintu nasomye numva biranejeje. Nanone nubwo nsanzwe nkiza, ariko ijambo ry'Imana rihora ririshasha. Urebye mu gitabo cya mbere niho zitangirira inkuru za Rusi, inkuru aho byakomotse. Ubundi itangira ari umugabo witwaga Elimeleki. Elimeleki yari umuyuda, wabaga i Bethlehem. Nuko rero inzara iratera muri icyo gihugu. Asuhukira we n'umugore we Naomi. Yagiraga umugore witwa Naomi, agira n'abahungu be 2. Basuhukira i Mowabu. Basohokera i Mowabu, bahasanga hari ubuzima birumvikana. Noneho abasore bagera igihe cyo gushaka, barangije bashaka abamowabukazi, Orupa ndetse na Rusi. Nuko rero igihe kiragera, ikimaze kugera, Elimeleki arapfa. Amaze gupfa ntibyatinze ngo n'abahungu be basa nkaho bapfira igihe kimwe. Barangije gupfa, noneho hasigara abakazana be. Naomi asigarana n'abakazana be. Urumva byaramushaririye cyane kubura umutware, akabura n'abahungu be bombi, agasigarana abakazana be. Nihuse rero byageze igihe b'abakobwa arababwira ati rero birakwiye ko mpindukira nkajya iwacu, ko ntacyo nkiramira. Ko yaramaze no kwakira amakuru ko iwabo agahenge kagarutse k'inzara. Noneho kagarutse nyine k'ubuzima, atakira inzara. Biba ngombwa ko basezera. Arabasezera, barabanza baranangira. Bwa kabiri aravuga ati rero niyo nababyara, niyo nagira umugabo aka kanya nkaba nabyara abana, sinibaza ko mwabategereza kugira ngo bazabacikure. Nuko rero biba ngombwa ko ababwiza ukuri. Orupa ahita amusoma, niko Bibiliya ivuga mu mico y'Abayuda. Mu mico yabaga ari iy'Abayuda, urumva bari barakurikije imico yabo aho bashatse, abari abamowabukazi. Imico noneho twibuke ko abamowabukazi ryari ishyanga ryaziranaga n'Abisiraheli n'Abayuda muri rusange, ariko abo babakunda kubw'impamvu nyine z'urukundo. Nuko Rupa aragenda aramusoma, we aragenda. Rusi aramurahira, aramubwira ati rero ntibyakunda ko ngusiga. Ariho ku murongo waho wa 16, igice cya mbere umurongo wa 16, Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo kugukurikira, kuko ngo gusigaho Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwanjye, n'Imana yawe izaba iyanjye. Ni determination iteye ubwoba, icyemezo giteye ubwoba. Kubera iki yabikoze atya? Uyu mubyeyi nubwo yari nyirabukwe, yari yaramubonyemo Imana, yari yaramubonyemo ubunyangamugayo atarasanzwe azi iwabo mu bigirwamana mu Mowabu. Bene data bakundwa, icyo bishatse kutubwira aha nuko iteka iyo tubonye umuntu w'Imana, twabona mu Imana, ntibikwiriye ko twamuva inyuma. Ubu ukwiriye kumugira inshuti,
kuko ntabwo uba uzi aho yakugeza. Imana ishimwe cyane. Igice cya kabiri rero nihuse ubwo bahise bajyana nyine igice cya kabiri akigerayo urumva yari yaraparanganye ameze nabi Naomi, ngo abagore bo mu mudugudu baramureba batangira kubwirana barashujura, mwarebye Naomi ukuntu ameze, ukuntu asigaye ameze. Nuko ntabwo yabyitayeho, akigerayo we n'umukobwa we mukazana we bigira mu bikingi bya Elimeleki n'ubundi byari bihari amatungo yabo, baragenda barituriza. Nuko ngo hari umugabo witwaga Bowazi, ngo yari mwene wabo w'umugabo we, mwene wabo wa Elimeleki, urumva yari murumuna wa Elimeleki. Nuko rero bene data abo ngabo bari bene Salumoni, witwaga Salumoni. Noneho Bowazi ngo yari umugabo wari ufite ubutunzi bwinshi, icyo gihe babitaga abacunguzi bo muri quartier. Ni ukuvuga ngo ni abatangaga akazi, nibo bari abagwizatunga, nibo bari ba rubangura bo muri icyo gihe. Nuko rero Rusi abona ko nyirabukwe ashaje, biba ngombwa ko azajya ajya gupagasa, atangira kujya guhumba mu murima wa Bowazi, ariko ntabwo yari abizi ko ari umurima wa Bowazi. Ariko Naomi yaje kubimenya ko ari umurima wa Bowazi, ku buryo na Bowazi yaje avuye mu rugendo aha umugisha abakozi be, arangije abaza uwo mukobwa bitewe n'iki yamubonye karagiteri, ukuntu arimo ahumba, ukuntu atari kwangiza, ari guhumba twa pembeni. Noneho abaza uwo mukobwa wari waramubwira ati uyu nguyu ni wa mukobwa wa mukazana wa Naomi. Ni ukuri muze aramwishimira, aramubwira ati rero mwana wanjye, wowe ntukongere guhumba, ahubwo ujye ujyana n'aba bagaragu banjye mu mirima ubarebe kugeza igihe cy'isarura kirangiye. Twihuse igice cya gatatu, aho ngaho rero niho mukecuru yatangiye kubona ko umwana Bowazi ashobora kwihungura uwo mwana. Noneho atangira kumugira inama yo kuzajya ajya aho yataramiye, noneho akaryama aho ngaho mu mbuga. Bagiraga igihe cy'isarura arimo bahura imyaka, ngo bararaga aho ngaho mu mbuga. Ntumbaze niba ko ari ugucunga imyaka. Nuko rero uwo mwana w'umukobwa aragenda amuryama munsi y'ibirenge, cyari ikimenyetso cyo kumwubaha. Nuko rero Bowazi yikanguye kidogo, asanga wa mukobwa ari munsi y'ibirenge bye, arikanga. Uwo ni inde? Undi ati ni umuja wawe, ni Rusi muja wawe, nanjye ndyamyeho. Noneho akomeza araryama. Noneho Bowazi abonye ko umwana afite intensiyo y'uko yamushaka, aramubwira ati rero ahita avuga muri ntuza mu mudugudu ngo hari umucunguzi unduta. Mu yandi magambo, hari umuherwe unduta kandi waracyari na muto. Uwo nguwo reka aba ari we ugira, aba ari we ugushaka. Wa muntu uza aba aramwanze, wa muntu uzenya wa mucunguzi mukuru aba aramwanze. Noneho biba ngombwa ko Bowazi yibanira nyine, aravuga ati bicaho byagaciye, reka jyewe muramwanze, reka rero jyewe rero mugure, mucungure, noneho mucungurane n'ibye. Noneho reka ngure ibintu bya mwene data bari bashizeho ku isoko, ibintu bya Elimeleki, kugira ngo Naomi yikenure. Wa mucunguzi mukuru yanga kubigura, Bowazi arabigura, abigurana n'umukobwa babyitaga gucungura, amucungurana n'ibya ntuza byose. Nuko rero ubwo mu gice cya kane niho hatwereka ko yaje kumushaka. Noneho nyuma yaho Rusi aba umugore wa Bowazi, barabyara. Noneho bamaze kubyara, urumva nyine bamaze kunguka. Nuko Bowazi rero yaje kubyara Obedi kuri Rusi. Nuko ubundi iki gice cyo kiratwereka noneho ku murongo wa 18, igice cya kane umurongo wa 18 haratwereka ibisekuruza byo kugera kuri Dawidi. Peresi ngo yabyaye Hesironi, Hesironi arabyara Ramu, Ramu abyara Abinadabu, Abinadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salumoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi kuri Rusi.
noneho Obedi abyara Yesayi. Yesayi ari we wari se wa Dawidi. Ugeze mu gice cya mbere cya Matayo hakwereka ibyo bisekuruza kugeza kuri Yesu Kristo, kuri Joseph na Mariya na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Abari bene Yuda bari mu muryango wa Yuda. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo kubwo gukurikira Nawomi, kubwo gukurikira Imana ya Nawomi, byamubyariye Rusi kuba nyirakuru w'umucunguzi, noneho nyirizina, aho umucunguzi yakomotse, aho umucunguzi yatungukiye, mu muryango umucunguzi wacu yakomokiye, noneho bene data, uyu ni umumaro wo komatana n'Imana nyayo. Yomatanye n'Imana ya nyirabukwe, arangije aba nyirakuru w'ishyanga rikomeye ry'Abayuda bakomotseho umwami wacu Yesu Kristo, ari we yatungukiye aza kuducungura. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Yarayo nari mfite kubasangiza. Amen.